urabizi genda gukunda nta kibazo buri kintu ushaka burya wowe wagifata shaking move wagwete nta kibazo uyu munsi rusanzwe reka igihunga reka kumunga nujye kure ndabizi mami icyo ushaka nicyo nshaka egera hino nicyo nkunda kizi mfata baby mfata baby mfata nujye kure nyegera nujye kure mfata nujye kure nyegera nujye kure mfata baby mfata baby mfata sakwe mama reka nkwibarize yesu bundira ijoro be uribonye ute serivere gera hino mwitumire yari keri henesi ntuyibagirwe ndabizi iri joro nije nawe usiende kama 1 centimeter hoya nugwe baby hoya nugwe mfata baby mfata baby mfata nujye kure nyegera nujye kure mfata nujye kure nyegera nujye kure mfata baby mfata baby mfata baby dutahe nanjye ndananiwe ngwino dutahe simbe nk'amanyinya izuba rirarashe umunsi uratashe ngwino dutahe simbe nk'amanyinya mfata baby mfata baby mfata nujye kure nyegera nujye kure mfata nujye kure baby mfata nujye kure baby mfata na jilbab ibintu byose akana jilbab ni jilbab niyo yo mu mutwe ndavuga papi amakanzu ndi kwibagirwa amakanzu ya nibutsa amakanzu apana y'abagabo kuko ntibayumva bivuga mu kinyarwanda amakanzu ndashaka kuyavuga kuko abasilamu ndabizi muri hafi aho ngaho ndashaka kuvuga papi simanyibukije sumazi cyane umukobwa rero ndavuga amakanzu nyine n'ikanzu rero mu cyarabu se mu giswahili se mu gifaransa mu cyongereza se tuvuge muki Okay, amajuba. Najumariye papi. Juba Giswahili nyine. Juba nyine. Okay. Amajuba maratangwa, amajuba maratangwa n'ibiki byose bikenewe kugira ngo n'amasandals ngo na yato. Umwari w'umusilamu cyangwa se umugore w'umusilamu asene. Ibyo birimo kubera he? Ni fashion nana. Kugira ngo turangire abantu bagiye. Sana gari hafanga ariko nawe uri hano ushobora ku applying. Waka applying. Alright. Uka applying gusa ugashyiraho email yawe ugashyiraho address yawe ugashyiraho ibyo byose imyenda ikazakugeraho. Ibi ni ibintu birimo gukorwa birimo birakorwa n'abantu batari hafi ahangaha bari muri ni Turkey cyangwa ni bihugu by'Abarabu Turkey. Thank you so much. Birimo birabera Turkey. Iyi ngiyi ni Ifa Hijab niko yitwa ni company. Ifa Hijab ni company n'ubundi ikora ibintu by'amajibabu amajuba manika. So barimo bara celebrating rero muri ko celebrating biyemeje gutanga imyenda ibihumbi 10 y'ubuntu for free. Yeah. Noneho ubwo nyine marita baravuga ati ni mu rwego rwa fashion local fashion ariko noneho nubwo ari local fashion bemerewe kuyihereza n'abandi bantu babishaka. Yeah. Just you apply online. You applying gusa wowe ese ubundi wenda tugende pu icyo gikorwa niyo babashije kukora waciyeyo uvuye muri Mumbai babaje gucayo kariho indege ya mbere hagarara byari bihagaze gute ni igikorwa bazi ko cyaje kubera iki kubwize impamvu kugira ngo impamvu iki gikorwa cyaje rero
bapanze barebye baravuga ngo n'ubundi turimo turacelebrating igihe tumaze dukora neza igihe tumaze dukora n'abantu bacu neza nta wigeze atugaya nta wigeze naho bakomplaininze gato twarabihinduye barashima which is good ni ukuvuga ngo abantu bacu tubanye neza nta mpamvu yo kutavuga kubereka ko tubishimiye cyangwa se mbese hari umubano uri hagati yacu nabo bavuga ati wenda bahita bavuga reka dukore iki gikorwa mu gihe tuzaba turimo turacelebrating anniversary yacu reka tuzakora iki gikorwa cyo gutanga imyenda so ni igikorwa cyo gutanga imyenda ni igikorwa ku banyarwanda namwe kibareba rwose abasilamu cyangwa se n'andi batari abasilamu mushobora kuba mwashaka amajuba cyangwa se amakanzu y'abasilamu cyangwa se y'ibiti mijitandilo cyangwa se ama niqab n'indi bitandukanye byo ugomba kwimenya utabaye wimenya wenda shaka kuba baza Vaide nawe arabizi cyane so ni muri Turkiya ni mu mujyi wa Turkiya za Istanbul hari Istanbul no Turkiya I think Istanbul uhagenda ukuriye ku makampani agiye atandukanye kuri icyo gikorwa cyafata igihe kingana cyangwa se bazabiye kingana cyo kugira ngo byarangiye ibi ni ibikorwa byatangiye kuko ushobora gusanga n'ubundi papi bizarangira gutanga igikorwa ubu ngubu kwa applyinga kugira ngo imyenda izakugere byaratangiye bizarangira ku itariki 11 tariki 11 zizakugerane uzamanze wa applying uburyo bwo kwa applyinga just uragenda ugashaka ugasacinga hijab noneho bahita bakereka kuko nicyo gikorwa cya mbere kiriho bahita bakereka buryo ki ushobora kugeraho ukapplyinga kuri hijab kuri Instagram yabo link iriho kuri Twitter yabo link iriho no kuri Facebook link iriho ni hijab ubundi ukagenda wakora ibikorwa bitandukanye muri fashion n'ubundi tujya tuganiraho update dushaka kuba wamenya n'ubundi muri fashion turacyarimo gutegereza amaso muri kuri Miss Paulette uri mu gihugu cya Philippines tugitekereje se ngo bimeze gute ejo twahoze tuvugana kuri Instagram kumubwira ati kabisa ibintu bihagaze fresh sana ariko bariteguye nk'ibisanzwe ntabwo dusaza kujya deep cyane muri Mozambique naho kuberekana umuco wa Afrika wita Pauline ndakeka hafi aho ngaho nawe ariyo mukani igikorwa kiba gihagaze gutyo no muri fashion mu Rwanda muri rusange muri intuza muri atuye muri fashion abantu benshi mujye bika no muco wacu muri fashion muri Rwanda Day n'ubundi tugabitseho gatoya hara muri Ibon bazawiga ko bagenzi bacu muri Germany no mujyi wa kabiri ura ukomeye cyane mu mujyi myiza cyane kabisa ufite nasare nziza nyimbude ko President Paul Kagame yarariyo it's very good so harimo kwerekana nabwo ibintu bitandukanye ku bantu bakora ibintu bya Made in Rwanda no byarerekanywe cyane icyo byabagezeho icyo cyabashimishije cyane ko harimo n'abanyarwanda bagiye bavugaho bavuga ati ngiye gukora ibi ngibi ndabyishimiye kuza muri Rwanda Day ndabyishimiye cyane ari no mu kantoza kuza tunagarukaho cyane gusa muri fashion ni ibyo ngito tugarutseho kandi mbibutse ko fashion ari ubuzima bwa bisanzwe n'ubuzima bwa uko wambara uko ugenda byose ni fashion kandi mbibutse kongera kwibuka uko mugomba kwambara nkuko nabiberetse ubushize haba hakonje haba hashyushye ugomba kumenya kwambara neza no kubigenderamo neza so fashion rero n'ubuzima bwacu bwa buri munsi tuzajya dukomeza tubabwire amakuru agezweho muri fashion hirya no hino mukanya turajya muri movie turagaruka mu kanya umutumire ukomeye cyane kamanze nanone mu kanya so mukanya gato so muri rusange rero nkuko mubiza dufite abatumirwa bagiye batana nkuko twabijije tugatekereza kuza muri movie tumeze neza sana kabisa abari ibintu byinshi cyo tuganiraho Vava araza kudufasha neza kugira ngo tuze kwakira umutumirwa ubundi tubwiye bimwe by'umutumirwa wacu dufite runaka muri movie imeze biti Mr. muri movie nyarwanda nanone nkuko nabibabwiye turi kumwe n'umutumirwa papi nyine ngize gutya nyine biri kuko ni kwigifaransa cyinshi cyane twebwe biri très bien uyu munsi umutumirwa dufite uyu munsi rero dufite Fred turi kumwe na Fred uyu munsi akaba akora muri Mount Film agiye kutubwira byinshi bitandukanye kujyanye n'iyo company akaba ari vice president wa muri Mount Film kandi agiye kutubwira byinshi kuri movie bakora cyangwa se aho bigeze bakora kabisa naho bashaka kugeza movie nyarwanda ko bafite byinshi buri kose kuko ntabwo sinibaza ko wategura ikintu uvuge ngo ngiye gukora industry ya movie ngiye kwinjira muri industry ya movie ngire company yanjye ikora ibintu bijyanye na movie udafite intumbero so that's why let's welcome Mr. Freddy you most welcome thank you kabisa so for the side of movie mu Rwanda ni intambwe imaze guterwa kandi imeze neza cyane ngubu tuva ko ari mu muri industry za entertainment dufite no mu Rwanda imaze gusa nk'izamura intera ese nk'industry no uruganda maze namwe kuba mwakinjiramo ihagaze gute mwabitangiye gute murakoze mbanje kubashimira ko mwabashije kuntumira ubusanzwe nyine amazina yanjye ko yabivuze nitwa Ngabonziza Godfred
nkaba ndi vice president wa Mount Filme, ariko muri film industry nkaba ndi script writer. Rero ndi hano nje gusobanura ibibazo byose mwibaza nyine nkuko warutangiye umbaza ngo filme nyarwanda ubu ngubu ukuntu ihagaze, ukuntu imeze. Filme nyarwanda wenda nangiriye aho ngaho, haracyari urugendo. Hari urugendo kandi uvuze ko rworoshye waba ubeshye. Filme nyarwanda ni ibintu bisaba kugenda wubaka gake gake. Rero kubikora twaje gusanga yuko kubikora tujemo hari ukuntu buri ushobora gukora filime utarayipangiye, ukajya ukahita wenda ufite story yawe, ukahita ushaka abakinnyi, ukahita ukora bikarangira bikava mu nzira. Ariko tuza gusanga ikintu gitera filime nyarwanda kudatera imbere ari uko hakiri wenda abantu bakora gutyo, kandi filime ahanini buriya ishingiye ku itegurwa. Sasa rero twaje gufata iyo riske, turavuga ati tugiye gushinga Mount Filme, iyo yubakitse dukosora amwe mu makosa wenda filime nyarwanda zishobora kuba bakora kugira ngo tubone quality yabo itazamuka. Tuza dufite purpose yo gukora filime zifite quality. Rero niyo mpamvu twatangiye turavuga ati turabanza twubake, niko kubanza kubaka inzu, iyo nzu uzakoreramo. Rero uko iminsi igenda ishira hari ikintu ugenda ubona kiyongeraho, ahantu tugeze ku rwego rwiza. Ese mwamumaze igihe kingana gute Mount Filme ikora? Ubundi Mount Filme uyu ni umwaka wa 2. Mbere ubundi yari groupe y'abantu bakundaga ibigendanye na filme, ariko nyine batarabikora nk'umwuga, nyine ari ukubikora kuko babikunze, kuko abenshi nyine bari bakiri n'abanyeshuri. Rero mu kuzamuka gutyo twaje kugira igitekerezo, turavuga ngo noneho ibi bintu dushobora gutangira tukabikora nk'akazi, apana wenda nk'ibintu byo kwishimisha gusa. Rero iyo niyo mpamvu nyine twahise dutangira iyo kampani, kandi kuvuga kampani ni uko ifite ibyangombwa nyine biyemerera kuba kampani. Ngo mumaze igihe cy'imyaka 2 mukora. Muri iki gihe cy'imyaka 2 mumaze gukora filime zingahe? Ubundi cyane tugitangira twibandaga ku mashort film. Amashort film nyine niyo ahanini usanga nyine twajyanaga mu mafestivale, kandi nyine amashort film wenda mu Rwanda ntabwo aragira ku kigero, abantu ntabwo barayakunda cyane nk'uko wenda mu bihugu byo hanze y'u Rwanda wenda bimeze. Rero twakoraga amashort film, twari tumaze gukora amashort film agera muri 3. Rero yabaga ari ayo kujyana nyine mu mafestivale. Ariko nyine ubu ngubu muri uyu mwaka dufite intumbero yo gukora TV series, kuko twabonye yuko n'isoko yo mu Rwanda nyine nayo tugomba kujya tugira ibintu dushyiraho. Sasa rero twafashe umwanzuro yuko tugomba gushaka ukuntu twakora TV series. Iyo TV series rero akaba ariyo ahanini muzayibona mu minsi imbere, niyo ubu ngubu nicyo gikorwa turiho. Bafite umuzigo muri no minsi imbere. Kimwe mu bintu kuri Victory abantu bayikurikirana bashaka kubona kurikiranye cyane, cyangwa se banategereje cyane ko bavuga ati ese Mount Filme n'igituzaniye iki, cyangwa se filime zimeze gusa. N'impamvu mise nibaza ese ubundi tugira kate cyangwa se uduce muri movie dukina hano mu Rwanda, cyangwa se muri rusange movie ko ziteye, tugira love story, tugira action, tugira dramatic. Ese nihe kate mutuzaniye ku isoko? Ko twamenye mu Rwanda benshi bazi ko movie zaba ari comedy. Hari kimwe mutandukanye wenda n'abandi, cyangwa hari kimutuzaniye? Wenda kubivuga gutyo, ubundi wenda nimubona na filime zacu muzabona itandukanira, ariko muri bimwe wenda nk'icyo warumbajije ngo tuzanye ubuhe bwoko. Kugira ngo ubundi ube kampani ifite ubushobozi bwo gukora movie, ntabwo ukora ubwoko bumwe. Action uraziraza ukazikora, filime z'amadrama nazo urazikora, n'izo comedy nazo zirakorwa, ariko nyine bikaba bizi ngo iyi film urayisanga ahangaha. Nimba action biragusaba imbaraga cyane nyine zo gukora action. Rero icyo kintu nicyo kintu twabanje gutandukanya, usanga abatandukanya. Nanone hari ukuntu wenda usanga filime wenda tuvuge cyane z'inyarwanda, usanga nyine utamenya igicu
tuyibarizamo wenda ariko icyo ngicyo cyo ndakibijeje wenda ntiriwe mvuga ngo ni na action mwebwe ubwanyu muzaza muhita mubyibonera mbese mugiye gukora ikintu ku buryo umuntu azajya yireba akahita yibwira iyi ni action cyangwa ukahita wibwira ngo iyi ni romantic movie. Ubundi uko nguko niko filime byakagiye bimera, ubundi ntabwo filime yajya ikenera umuntu uza ngo ayivuge ngo iyi filime imeze gutya kuko nimba ujya ubibona wenda izi filime zo mu bihugu byateye imbere ntabwo nyine baza ngo hagire umuntu ukubwira ngo twakoze filime iri mu rwego rwa action, biba bigaragara ubundi filime irivugira. Ni urugendo rutoroshye mwatangiye kugeza kuri ngo mumaze imyaka 2 mukora kandi mufite naho mwageze. Ni ikihe kintu cyangwa se challenges mwahuye nabwo muri urugendo rw'imyaka 2 kugeza kuri ngo mvuga ati twarazikemuye cyangwa se twazikemuye muri ubu buryo? Challenge ni nyinshi, hari izo twakemuye hari n'izo tukiri gukemura. Challenge za mbere wenda buri gice cyose gifite challenge, ariko giye guhera cyane ku gice cyacu nyine twe batunganya filime mu Rwanda. Usanga nyine ari abantu nyine badakunda gukorana, wenda ugasanga nyine gukora kampani imwe irumva yihagije ukuntu, kandi buriya filime irategurwa kandi igategurwa ku bitekerezo cyane, igashingira ku bitekerezo. Rero uko umubare ugenda wiyongera niko ibitekerezo n'ubushobozi usanga nabwo bwiyongera muri karite ya filime nyine. Wenda sinzi nimba ugikunda kwitegereza iyo filime wenda zirangiye ubona ari amagambo azamuka ukabona ni abantu benshi cyane, ubundi nyine bariya abantu benshi nibo bakora iriya filime wowe ubona nyine ukabona ni nziza atandukanye yafatije nawe nuko ngo nicyo rero nshaka kuvugaho. ugasanga filime yakorewe muri studio imwe igasohokera mu yindi, cyangwa ikaba na kampani igasanga isokeye mu yindi. Ibyo ngibyo bifasha kuri karite ya filime kuko hari ikintu bongeramo. Rero usanga ahanini mu Rwanda nk'ukuntu dutuwe dukora, usanga hari abantu nyine acyumva ko ibintu byose nyine usanga abyishoboreye ubwe, ugasanga nyine arakora ibintu bye, ugasanga ibyo bitekerezo ntabibonye, ugasanga nyine ikibazo cy'imikoranire n'izindi kampani nyine usanga bigoranye. Iyo niyo iri muri challenge ya mbere. Challenge ya kabiri ni challenge yo ku rukundo nyine. Abanyarwanda mbega nta cyizere bari bakigirira filime nyarwanda, sinzi namwe murabizi. Ugasanga nyine umuntu nyine uramubwira ati filime nyarwanda afite indi shusho ahita ayibonamo. Rero iyo nayo ni challenge ya mbere, kuko nta kuntu umuntu azashaka kumenya product wasohoye usange kandi atarigeze nyine anabona byibuze n'umuntu yigeze gukora karite nziza afite kuntu nyine wenda ya filime. Sasa rero uzasanga icyo nacyo kiba ikibazo, kuko ibintu bisaba kandi bizanadusaba kubaka urukundo mu bantu. Rero icyo kintu nicyo kintu twabonye nyine, niyo nayo ni challenge bari ku bantu bazakira ikintu gikorwa tuzaba twakoze. Izindi challenge usanga ni ubumenyi nyine, usanga nyine harimo nk'abantu bakora filime, ugasanga nyine ubumenyi arumva ko ubumenyi afite buhagije, ariko nyine uko ugenda ugira ubumenyi buriya nicyo kintu cya mbere. Buriya filime ushobora gutekereza ati ni amafaranga, nubwo nayo aba arimo ari menshi, ariko buriya filime si amafaranga, kuko nawe bashobora kuyaguha ukabura ukuntu yakoresha ubaye udafite ubumenyi. Rero biba bigusaba kugira ubumenyi ku buryo nimba ari n'amafaranga wagabanya, uba ushobora kuyagabanya bishingiye ku bumenyi ufite, cyangwa mo kimwe nyine bigufasha nyine gukora filime